ijuru barabihamya, ikuzo n'ishimwe n'iby'umwana w'intama, kuko ari we washoboye gucungura Imana Data wa twese, abo mu miryango n'indimi zose zo mu isi. Yiremeye ubwoko, ishyanga yiguriye amaraso, ubwoko bw'abami n'abatambyi. Uri uw'igitangaza Yesu we, uri uw'igitangaza Yesu. Abo mu ijuru barabihamya, natwe mu isi turabihamya. Ikuzo n'ishimwe n'iby'umwana w'intama, kuko ari we waducunguye, kuko ari we washoboye kuducungura, kuducungura Data wa twese, abo mu miryango n'indimi zose zo mu isi. Yiremeye ubwoko, yiremeye ubwoko, yiremeye ubwoko ishyanga yiguriye amaraso, ubwoko bw'abami n'abatambyi. Data yiremeye, 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 yiremeye ubwoko bumwe, ishyanga yaguze amaraso, ubwoko bw'abami n'abatambyi.
ashoboye gucungura Imana data twese abo mu miryango n'indimi Hallelujah. zose iremeye ubwoko bumwe iremeye ishanga yiguriye amaraso ugakobwa n'abatambyi Hallelujah. yemeye ubwoko ishanga yiguriye amaraso yiguriye amaraso ugakobwa abami n'abatambyi bihora ageze igorogota ahahuriza amahanga yose abagombaga gupfa asugabira ubugeni yihanganiye isoni ububabare bwo ku musaraba kugira ngo njye nawe twiyunge yihanganiye isoni ububabare umusaraba kugira Hallelujah. yihanganiye isoni ububabare kugira turagushima mwami ibyo nta mwana w'umuntu wari kubikora nta mwene wacu wari kubishobora haleluya haleluya wihanganiye isoni ububabare bwo ku musaraba kugira ngo uyu munsi niyunge niyaturemye haleluya asante Yesu umudendezo ubwo yatubohoraga ingoyi tuzahora twamamaza iyo mirimo itangaje umudendezo ubwo yatubohoraga ingoyi tuzahora twamamaza iyo mirimo yihanganiye isoni ububabare bwo ku musaraba kugira ngo njye nawe twiyunge niyature n'ijoro babibonye batangazwa n'ubwo bwiza baherako bafata inanga zabo bati cyubahiro n'ubutware imbaraga no guhimbaza ibyiyicayeho by'umwana uri w'igitangaza n'amajwi yacu abo mu ijuru uzamuriye amaboko yacu twaje kubihamya kuko ari wowe wenyine washoboye gucungura iremeye ubwoko bumwe
turakuzamuye, twongeye kukuza muri iki gitondo. Watuguze amaraso y'igiciro, amaraso yo mu mutima wawe. Asante Bwana Yesu. Turagusakurije mwami w'abami, tumukomera amashyi menshi yawe. Impundu, 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 impundu ku mwami. Haleluya, haleluya.
zamura ibiganza byawe gutya, ubinyeganyeze ubinyeganyeze. Hashimwe ariko Mana we, ariko Mana we, kandi hashimwe hashimwe watwunze. Ngwino hashimwe hashimwe watwunze himbazwe watwunze umva n'iby'agaciro kumugira ubuhamya bugenda ndashi iby'agaciro. Aha Mana we utere nk'intambwe, utera intambwe kandi n'iby'agaciro kugira Kristo. Twese n'iby'agaciro kumugira twese. N'iby'agaciro kumugira muze n'iby'agaciro kumugira ngwino twese kandi 1 2 tumuvugirize impundu. 1 2 3 hariya twese kandi 1 2 3 tumuvugirize impundu nyinshi. N'iby'agaciro iby'agaciro n'amashyi yacu Imana ibaha umugisha. Iby'agaciro twese iby'agaciro
haleluya, abanezerewe haleluya, tumuvugirize impundu uwo mwami. Bwira umuntu mwegeranye ngo Kristo yaranesheje. Ubwire ngo Kristo yaranesheje. Niba ubyizeye muvugirize impundu nyinshi. Twese tunyeganyega, tunyeganyega. Kandi umva, hashimwe izina rya Yesu, niwe mukiza. Ibuka Yesu wazuye Lazaro mu mva, uwategetse inyanja iramwumvira. Hashimwe izina rya Yesu, niwe mukiza. Ibuka Yesu wazuye Lazaro mu mva, uwategetse inyanja iramwumvira. Hashimwe izina rya Yesu, hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani. hashimwe izina rya Yesu, Hashimwe izina twese. rya Yesu watsinze Satani. Hashimwe izina rya Yesu, Hashimwe izina rya Yesu watsinze twese twese twese. Satani. Hashimwe izina rya Yesu, Hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani. kandi hashimwe izina rya Yesu, Hashimwe izina rya Yesu watsinze kandi Satani. hashimwe izina rya Yesu. Hashimwe izina rya Yesu watsinze Satani. Tambirwa we, Tambirwa, tambirwa n'abantu n'ibyaremwe byose. kandi tambirwa we, Tambirwa, tambirwa n'abantu n'ibyaremwe byose. kandi singizwa, Singizwa, singizwa n'abera n'ibizima bine. kandi singizwa we, Singizwa, singizwa n'abera n'ibizima mana we, mana we, mana we, kandi singizwa we, Singizwa, singizwa n'abera n'ibizima bine. hashimwe, Hashimwe, hashimwe watsinze Satani. hashimwe, Hashimwe, twese. hashimwe watsinze Gwino, Satani. gwino, gwino, gwino. Hashimwe, 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 hashimwe watsinze Satani. kandi hashimwe, 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 hashimwe watsinze mana we, mana we, mana we, Satani. kandi hashimwe, 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 hashimwe watsinze twese gutya, twese Satani. twese. Hashimwe, 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 hashimwe watsinze Satani.
hashimwe uzamura ibiganza byawe hashimwe hayiyiyi kandi hashimwe hayiyiyi zamura ibiganza byawe neza umuramye hashimwe hayiyiyi ari mu mwijima ukabije Yesu aramurikira ari mu mwana narindushe Yesu araza mwana nkunda nkuruhure wazamura ibiganza byawe nanone ntari mu mwijima we ntari mu mwana we nari ndushe Yesu araza anankunda Oh, hallelujah. Glory, 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 glory. Yesu ashimwe cyane. Yesu yadusanze tunaniwe araturuhura. Imana ishimwe cyane kubwa worship team kandi baho umugisha cyane. Turabakiriye mu materaniro y'Umwami Imana. Karibu mu nzu ya Data. Mwami Yesu turagushimiye kubw'igitondo cy'umugisha. Turagushimiye ku buntu bwawe budasanzwe bwo kutugeza mu nzu yawe. Mwami mwiza urakoze ko waduhaye guhumeka, guhagarara, ukaduha ubuntu bwo gushyika ahera hawe. Turagushimira ko waduhaye ubwo buntu kandi turagusaba ubuntu bundi bwo kwakira icyo watuzaniye hano. Mu izina rya Yesu Kristo. Turakwereka abana bato waduhaye, ubagirire neza, ubasure mu buryo burenze bwo guterana gusa, ko wavuze ko abana bacu bazigishwa n'Uwiteka. Reka aho bagiye kugenda guterana bye kuba akamenyero gusa. Nibo ejo hazaza h'itorero, nibo ejo hazaza h'iki gihugu. Reka utsinde ikintu cyose cy'umwanzi kinje mu buzima bwabo biciye mu ijambo ryawe no kuba mu nzu yawe. Amashusho yinjiye mu bitekerezo byabo yanduye avemo mu izina rya Yesu. Ibyo bumvise aho biga muba mu rugo byabatandukanje n'inzira yawe, uyu munsi bisenywe kubw'imbaraga z'ijambo ryawe. Bavemo bandi bashya, be gukura bajya mu isi, bakure binjira mu nzu yawe kandi bagukorera. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Abana bato tubabohore bajya aho basanzwe bateranira. Haleluya bwoko bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Turashima Imana kubw'icyumweru cyiza duhaye, ikaduha n'ubuntu bwo guterana kwera. Ijambo ry'Imana rivuga ko tudakwiriye kubyirengagiza, ahubwo kurya munsi urushaho kwegera, twarushaho kugenza gutyo tugaterana. Wowe nanjye Imana agiriye ubuntu, reka tuyizamurire icyubahiro. Haleluya, haleluya. Reka turebe abashyitsi bari hagati yacu. Umuntu uri hano ari ubwa mbere ateranye natwe yazamura ikiganza tukamubona kandi tukamenya tukamwiyegereza. Uretse abicaye hano imbere bari buze kwakirwa n'ababyeyi, niba urimo inyuma hano mu bakristu wazamura ikiganza ugahaguruka tukakwakira. Reka
abegereye umushyitsi wacu bamuhobere, bamuhe inkokora, bamuhe ikaze mu izina rya Yesu. Bibiliya ivuga ngo duhoberane guhoberana kwera, ariko icyorezo biriya biri mu bimenyetso ko icyorezo kizagenda vuba, ko ntago cyakuraho Bibiliya, ahubwo ni Bibiliya izagikuraho. Turashimira Imana kuri uyu munsi ko tudateranye nk'abakristo gusa, hari abasavanti n'abashumba muri twebwe bahaguruka tukabashimira Imana, tugakoma amashyi twakira abashumba bacu baturimo n'abasavanti. Murakoze kudukorera, Imana ibaha umugisha cyane kandi ikomeze ibagure mu izina rya Yesu. Reka tugeze mu gihe cyo gutanga amaturo, reka ICT dushyireho indirimbo twakira amaturo. Bamwe baraza kuyatanga hano imbere, amaturo asanzwe, utundi duseke turabacamo, amaturo y'ishimwe n'icya-10 ni hano imbere, n'amaturo y'uko turi amahoro aratambuka mu duseke turi kubacamo. ICT bashobora kudushyiraho PowerPoint. Uyu munsi turafite na gahunda y'amaturo ya sociale. ICT bashobora kudushyiraho PowerPoint dufasha kubona gahunda y'amaturo ya sociale. Iki ni icyumweru cya mbere uko tubimenyereye abo mu nzu hano mu rugo, dutanga amaturo yo gushyigikira bene data bakeneye ubufasha, yaba ku mashuri, ubuzima busanzwe. Ibikorwa bihari biragaragara, cyangwa se n'amafaranga akenewe. Hari igikorwa cya minerivare z'abana bagomba kujya ku ishuri mu gihembwe cya mbere 2024-2025. Amafaranga akenewe ni $5,156 n'amafaranga 100. Hamaze kuboneka $2,500,000. Turabishimira Imana. Hasigaye $2,256,100. Hakaba byo gufasha abantu mu kubona ibyo kurya, amafunguro $1,124,000 na $1,245,000 yose ntabwo aratangwa. Ndumva ubwo bari budufashe bakazana biseke byo kwakira amaturo ya sociale niba nta cyahindutse.
ibiseke bazana imbere nibyo dushyira mu maturo ya sosiyale n'amaturo y'ubwitange. Buri muntu wese aratanga uko ashoboye. Konte cyangwa se aho dushobora kuyashyira mu buryo bwa mobile money na banki, biriya umuntu wakumva ari bubikore kuri telefone yakoresha momo pay, n'iriya banki nazo niyo baduhaye. Yesu aduha umugisha dushyigikira bene data. Uyafite cash yayashyira mu kigitunga, umuvandimwe yazanye hano imbere. Umuntu wumva ashaka gutanga akaba atari yabyiteguye, yafata uburyo yakoresha ari banki, yakwandika iriya konti yanditse hasi. Iyo uramutse ashaka kuyacisha kuri mobile money, yayitwara iriya momo pay akaza kubikora igihe yabonye uburyo. Reka mu gihe muri kubikora baduhe spot y'amatangazo muri ICT. Imana ibahe umugisha. Murakoze kwitanga. Uwiteka wagennye umugisha kubatanga abagirire neza mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane bwoko bw'Imana. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amatangazo y'itorero ryabagezaho ndi Deborah Uwineza. Imana ishimwe cyane yaturemeye uyu munsi kandi twageze mu nzu yayo yera kubw'ubuntu bwayo. Ndetse namwe bateraniye online tubifurije kubona ubwiza bw'Imana no gukorwaho nayo aho muherereye hose. Iyerekwa ry'itorero umuryango ni iri rikurikira: gutegura, gutoza, inteko, ingabo, ubwoko bukomeye bw'abigishwa batanga ubuzima kandi biyeguriye rwose umwami Yesu Kristo. Bavuye ahantu no mu bihe bitandukanye, basanwe kandi bahujwe n'umwuka w'umuryango. Biyemeje kwamamaza Yesu Kristo nk'umwami wenyine w'iki kinyejana, gusanwa kugira ngo usane abandi. Ubuyobozi bw'itorero burasaba abagana itorero bose, haba mu gihe cy'amateraniro cyangwa mu bindi bikorwa, ko bagomba kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya Marburg yashyizweho na Minisiteri y'Ubuzima, harimo kwirinda kwegerana, guhoberana no kugira isuku. Ubuyobozi bwa Evangelical Restoration Church intara yo hagati, umujyi wa Kigali, binyuze muri Ministère z'abamama muri Paroisse za ERC mu mujyi wa Kigali, buramenyesha abamama bose bo muri Paroisse zose ko hateganyijwe igiterane kidasanzwe kizabera ERC Masoro kuva ku wa gatanu tariki ya 25 kugeza ku cyumweru tariki ya 27 z'uku kwezi kwa 10 2024. Tuzabana na mami wacu Pastor Lydia Umulisa Masasu hamwe n'umukozi w'Imana Apostle Saha Bonjo. Gahunda y'icyumweru: ku wa mbere tuzagira amaselule aho dutuye guhera saa 12. Ku wa kabiri tuzagira amateraniro kuva saa 12 kugera saa 2 z'umugoroba. Ku wa gatatu hari amasengesho y'abamama bose n'abakobwa bose kuva saa 4 kugera saa 9 muri Cave. Ku wa gatanu tuzagira amateraniro yo kubohoka, gukira indwara n'ibitangaza kuva saa 12 kugera saa 2 n'igice. Ku cyumweru tugira amateraniro atatu. Amateraniro ya mbere mu Kinyarwanda atangira saa 1 n'igice kugera saa 3, amateraniro ya kabiri mu Cyongereza atangira saa 3 n'igice kugera saa 5, amateraniro ya gatatu mu Gifaransa atangira saa 5 n'igice kugera saa 7. Imana idushoboze kujya tuzindukira mu nzu yayo kugira ngo tubashe gukurikirana iteraniro ryose.
tuributsa abashyitsi bacu badusuye muri aya materaniro ko nidusoza hari umudiyakoni uba utegereje kubakira. Araza kuba ari imbere afite icyapa kibyerekana. Mwakomeza gukurikirana gahunda z'itorero ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook, X, church website no kuri YouTube mugakanda subscribe. Mugire icyumweru cy'umugisha. Rwampungu Yvon na Murungi Giselle baze hano imbere kugira ngo mubamenye. Bafite ubukwe itariki 12 z'ukwezi kwa 10. Impamvu baberekana hano murazizi no kugira ngo mubamenye, mubashyigikire mu masengesho no kumufuka ntacyo bitwaye gukoraho. Imana ikomeze bagirire neza. Ndumva biramutse hari n'ikibazo gihari mwakimenyesha itorero, ariko ndumva tubizeye mu izina rya Yesu. Bazakorera ubukwe hangahe Masoro, abazabishobora tuzabutaha. Tugeze mu gihe cyiza, reka twakire mama wacu aze atwakira abashyitsi babandi b'umwihariko. Twavuze ko aza kutwakira duhagurutse tumuha icyubahiro akwiriye. Yesu abaho umugisha. Murakoze, reka duhe Imana amashyi atubutse. Haleluya, haleluya. Ndabakiriye mwese mu izina rya Yesu. Muvuga amen. Ariko ndabashimiye mwese mwashoboye kuza muri culte ya mbere. Inshingano ufite mu kanya no kwakira abakozi b'Imana baje kutwigisha. Amen. Bamaze igihe hano ni cyumweru kimwe gusa bagiye kurangiza, I think, cyangwa se iminsi. Bavuye muri BCC Uganda. Haleluya. Rumwe watwigishije kwa kabiri ari hano, yitwa mukozi w'Imana Apotre Mugarura Moses hamwe n'umufasha we. Bafashije bakaza hano imbere bakabapepera mukababona. Murababona se? Reka baze hano imbere tubaha amashyi cyane. Niwe niwe uyoboye timu yose. Turabashimiye cyane. Turi kumwe, reka abapepere kubera umwanya wacu. Haleluya. Bavuye mu itorero ryita Refreshing Assembly, kandi kwa kabiri batubere umugisha. Kite ya kabiri nanone baraza kubana natwe. Imana imumere umugisha, ibamere umugisha. Arundi nawe itwa couple indi dufite hano ni mukozi w'Imana itwa Pastor Juliana Murungi hamwe n'umutware we Joseph. Reka baze hano nabo babapepere vuba batubere umugisha kwa gatanu muri veye kugeza mu gitondo dusengana. Nukuri ayo mashini agahagije abaje hano muri veye. Uyu mubyeyi, uyu mama yatubereye umugisha cyane. Murakoze cyane, mwarakoze kuza kubana natwe. Amina. Turakomeje. Arabandi baza kutwigisha muri kite ya gatatu itwa Pastor Davis. Muraza kumubona ariko nago yaje muri kite ya mbere. Arahari? Oh, I didn't see you. Reka Davis aze. Oh, hallelujah. Avuye mu itorero Mbarara Kampala Flames Church. Reka tumwakire, niyo uza kutwigisha muri kite ya gatatu. Ariko se kuki nabahobera nukuri tubishimire cyane. BCC Uganda, Imana ibamere umugisha. Dukomeze tubaha amashyi cyane. Turi kumwe na uyobora BCC Africa. Uko twakiriye abo muri BCC kandi akaba ari umushumba mu itorero rya Kingdom Believers. Ntabwo ari umushyitsi hano, reka nawe tumwakire aze hano imbere abapepere. Oh, amashyi kuwiteka. Ni byiza kwakira abakozi b'Imana.
Thank you so much for coming. God bless you. Kandi niwe uyoboye kandi na timu yose. Mukanya tudatinze nukuri turi kumwe n'umukozi w'Imana ugiye kutwigisha mukanya yitwa Bishop Everest Bizimungu avuye muri Healing Arena hariya Kampala. Reka tumwakire aze no kuduha ijambo ry'Imana. Ndabona abandi bantu bazananye sinzi niba bavuye mu itorero. Reka nabo tubapepere. Mwakoze kuza kubana natwe. Yagize neza kuzana na madamu hano imbere na madamu adusuze. Si byose? Ese muranezerewe kwakira BCC Uganda. Twagiranye ibihe byiza cyane. Dadi abigisha ubu banyemerere nabakiriye mu izina rya Dadi araza kwigisha urubyiruko saa 9 nukuri mu byakire. Imana ibamera umugisha hamwe natwe. Amen. Ladies first. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Ndanezerewe cyane kuba ndahangaha uyu munsi. Nibwo bwa mbere ngera muri iri torero, ariko ndashima Imana ko nsanze Imana itegeka n'umwuka wera bicaye muri uru rusengero. Yesu ashimwe cyane. Turabakunda mu izina rya Yesu kandi dukunda Imana. Turashima Imana ko yatuzanye amahoro kuva Uganda. Turashima Imana ko mwatwakiriye neza. Yesu ashimwe cyane. Turanezerewe cyane, turumva twaguma mu Rwanda, ariko Kristo yaduhamagariye muri kiriya gihugu. Hari aho tuzabana ibihe byose. Amazina banyita Alice Bizimungu. Turushumba itorero mu Healing Arena Kampala. Uyu niwe mutwari wanje, niwe Bizimungu. Yampaye kuri iryo zina mfite ayandi, ariko nuko byagenze. Yesu ashimwe cyane. Rero reka ne gutwara amasaha menshi nintangira kubabwira byinshi ndi bwinjire muri Bibiliya, kandi naje muherekeje avuge ngo ariko so wamerekeje ko ndeba agiye kunyuraho. So Yesu aba umugisha cyane. Turabakunda mu izina rya Yesu. Amen. Mwanyemerera nkabasaba kugira ngo twongere duhaguruke duhagarare. Noneho mumfashe guha Imana icyubahiro. Umfashe guha Imana icyubahiro, umfashe kuyishima kubw'imbabazi zayo. Umfashe kuyishima ubw'ubuntu bwayo, umfashe kuyishima bwo kugira neza kwayo. Umwuka wera akomeze kubana natwe no kutuganiriza muri izo mbaraga z'umwuka wera. Izo mbaraga zihindura ubugingo zigaragarire hano, ubwiza bw'Imana bugaragarire hano, burusheho. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Urakoze mwami Yesu, urakoze. Amen. Yesu abamugisha, reka mbasabe mwicare. Ndavuga Ikinyarwanda. Ndi umunyarwanda. Amen. Bababwiye amazina yanjye. Ndagira ngo nshime Imana yuko uyu munsi turi hano. Kandi ndashimira Imana kubwa Pastor Lydia Masasu, mama wacu, n'umusaza wacu Apostle Joshua Masasu. Amen. Twagiriwe ubuntu igihe twabakiraga Uganda. Baje kugira ngo
batuzanira inkuru nziza ya BCC. Inshuro zombi baje nagiriwe amahirwe yo kugira ngo mbe mu bantu babakira. Ni amahirwe akomeye cyane. Najyaga numva poso nkamukurikirana ku YouTube, ariko nkabona ari umuntu uri kure cyane nanjye. Hari igihe umuntu abyibwira muri we ariko akibwira nabi. So nibwiraga hari n'igihe nigeze kuza inangaha ndahantu mu banka arahansanga gusa rampepe, ariko nkabona nubwo ari hafi nanjye ariko nkabona ari kure cyane nanjye, numva ntanamwegera, ntinya no kumwegera. Ariko tugirirwa amahirwe Yesu waje kwegeranya abantu. Uko nabitekereje siko byari bimeze. Nabonye umukozi w'Imana. Nabonye umukozi w'Imana wa Kabarore. Umukozi w'Imana yaje atwigisha uburyo umuntu yicisha bugufi kandi ari umukozi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Atwigisha uburyo umuntu asigara ari umwana w'Imana n'abandi ari abana b'Imana. Nsanga ya distance narebaga nta nihari, nsanga turi kumwe. Mama Lidi, Imana ibahe umugisha, mwatugiriye neza cyane. Ndagira ngo nshime n'Imana bw'abakozi Imana twazanye, murababonye hano. Twaje tuboye na Pastor Mugarura Moses na madamu we, nabo baratuyobora muri BCC Uganda. Turashima Imana cyane. Igihe cyose twumva yuko apotre ari buze, twumva tugirwa amahirwe, twumva hari ibindi Imana igiye kuvugana natwe. Yesu ashimwe cyane. Ndabashimiye rero kuba nagiye mumpaye amahirwe yo kujya mpagarara imbere yanyu. Icyakora uretse uwo muryango hari n'umuryango tugira inaha ngaha. Ndagira ngo Pastor Mugisha ahaguruke na famille ye. Uwo ni Pastor Mugisha Leni. Twakoranye umurimo mwiza Kampala muri Healing Arena, ariko nyine ari n'umunyarwanda yaratashye yagarutse mu Rwanda kubera impamvu z'akazi, asigaye akorera n'ahanga. Rero famille ye Pastor Lydia nibo baducumbikiye. Nibo baducumbikiye ku bwanyu. Mwakoze no kubaha ayo mahirwe, kuko iyo mbitubuza ndiba twagiyeyo, ko twakiriwe namwe, ubutumire n'ubuganyu. Rero batugiriye neza kandi namwe mwagize neza kudukundira ko tubana nabo. Imana ibahe umugisha cyane. Ndagira ngo mu kanya gato ya dufite mbabwire yuko madamu mumubonye, dufite abana 4 n'abuzukuru 4. Amen. Abuzukuru 4, abahungu ni 3 n'umukobwa 1. Turashima Imana ko Imana itugiriye neza. Siko byari bimeze mbere tutarahura na Kristo, ariko tumaze guhura na Kristo birahinduka. Amen. Amen. Ni nacyo gitumaje kubabwira kuri teme ivuga ngo ntaravuga teme, ni mumbabarire nshimire Bishop John Kwizera. Turagukunda cyane. Warakoze kuba uri coordinator wa Afrika, ari ugahitamo ko na Uganda nayo uyu coordinating. Byari mu burenganzira bwawe kubyanga, ariko Yesu aguha umugisha ko yarabikunze. Kuza kwawe ugacoordinatinga Uganda, ibyo bitumye uyu munsi turi muri restoration ahangaha, duhagaze imbere y'ubwoko bw'Imana bongana burya. Amen. Ndagira ngo mbabwire kuri temu ntoya cyane ivuga ngo nahuye na Kristo. Umuntu uhagaze imbere yanyu bababwiye amazina, sindi mukuru nkuko mundeba, ariko sana Yakobo. Wenda nabashajishijwe n'iminsi itari myiza n'amateka atari meza. Ndagira ngo gato cyane mbabwire ukuntu nahuye na Kristo.
mbabwire ubuzima bwanjye, aho wenda ijambo ry'Imana bamuryiga cyane, ariko mbabwire ubuzima bwanjye ukuntu nahuye na Kristo mu mwaka wa 1992. Hari mu kwezi kwa 10 amatariki 13, byari hagati ya saa moya n'igice za Uganda na saa 2, nari muri prison. Amen. Ntabwo ubuzima bwanjye nari nzi Kristo. Yesu nari nzi yarundi. Ariko nyuma yuko numvaga ntifuza no kumva n'umuntu uvuga Yesu, ku buryo ahantu nakoreraga Kampala mu isoko ryitwa Owino, ntabwo najyaga nkunda ko abantu bazinduka kuhavuga ubutumwa mu gitondo nci imbere yabo. Uko nanyuraga imbere yabo numvaga ijambo n'avuga rya Yesu rifite ukuntu rinjomba, nkumva rirambabaza cyane, bituma nigira inama yuko igihe cyose nzajya mbasanga bavuga ubutumwa nzajya mbanyura inyuma kugira ngo ntabumva. Umunsi umwe nza gufatwa na polisi, abantu benshi cyane, abasirikare benshi cyane baramfata, banshira mu modoka bari bazanye, banjyana kuri polisi ahantu hitwa Jinja Road. Bahangejeje, umugabo umwe bari bamfashe yari yambaye isuti, akora mu mufuka w'imbere akuramo ifoto, arayinyereka, arambaza ngo uyu muntu uramuzi? Mu by'ukuri ifoto yarimwo je, irimo n'indi muntu umwe. None bambaza guriya, bakambaza bati uyu muntu uramuzi? Ni simuzi. Nimo bwari ubwa mbere mfatwa na polisi, mu bwari njya ku polisi mu myaka 24 nari maze mvutse. Muri 1992 nafite imyaka 24. Noneho kubera igishika cyinshi nari mfite n'ubwoba bwinshi nari mfite, nasubiza umupolisi ngo simuzi. Noneho arambaza uyu ninde? Ndamubwira ngo ni jewe. Arambaza uyu ninde? N'uwo simuzi. Akambaza atese byashoboka ko mwaba mwifoto umwe utazi umuntu muri ko mwifoto? Mu by'ukuri nari muzi, ariko nari mfite ubwoba bwinshi cyane. Banshira mu musero, mamara ibyumweru 2. Bagiperereza, barangije banjyana mu rukiko, bansomera urubanza rwari rukomeye cyane, ndetse umucamanza arambwira ngo urubanza niruramuka rugutsinze, iwacu bakita karaba, urajya ku karaba. Akaraba ni ukumanika umuntu, nirugutsinda uzamanikwa. Arambwira ngo ntiwemeye kugira icyo uvuga kugeza iminsi 480 irangiye, nibakujyane Ruzira. Banjyana Ruzira, igihome banjyanyeho cyitwa Upper Prison. Bwa mbere nakinjiyemwo nayo masaha mbabwiye, nigezemwo, nije mu muryango wa Upper Prison wari munini cyane, hari umwijima w'icuraburindi. Noneho numva ijwi riravugana nanjye rirambwira ngo igihe cyawe cyo kongera kubona isi kirarangiye, ntuzongera kubona isi ukundi. Noneho bwabwo banari mfite bwiyongera bundi bwoba bwo kumva yuko ntazongera kubona isi ukundi. Babwira abasirikare ba prison yuko umuntu bazanye ari umuntu ukomeye cyane mu byaha, afite ibyaha byinshi cyane, agomba gucirwa ahantu bizera ko harinzwe cyane. Baranjyana banshira ahantu bizera ko harinzwe cyane, masanga n'undi mwana narinzi iwacu aho navukiye za Masaka,
aranyakira mu bwoba bwinshi, akongeza itabi arampa. Urumva nari nkiri umupaganwa n'itabi, uretse n'itabi ninyweraga n'urumogi, nari mfite ibyaha, wa mwana ampaye itabi ntumura kabiri. Nari narize kunywa itabi kera, nigishijwe na nyogokuru wanjye kunywa itabi, n'igihe wamucaniraga inkono ye. Nkiri umwana, nkiri munsi y'imyaka 10, nari najyaga gucanira nyogokuru itabi ndetse nkanatumura. Najyaga kurimugezaho numuye nk'imyotsi nk'itatu cyangwa 4, rimwe nkakorora, ubundi ngera igenda bimenyera. Urumva rero kunywa isigara byabaga binyoroheye cyane. None wa mwana ampaye itabi ndatumura, kubera ko abonye mfite ubwoba bwinshi, numura umwotsi wa mbere n'uwa kabiri, numva ijwi rya mbere mu buzima bwanjye ntigeze numva. Imyizerere nari ndimwo mbere ntabwo yemerera ko Imana ivuga. Amen. Ntabwo imyizerere nari ndimwo yemerera ko Imana. Twavuga ko hari ibintu tubonekerwa, ariko ntabwo Imana ivuga byari birimo. Ariko numvise ijwi, umuntu wese yambaza ngo waryumvise ute, naryumvise rivugira muri jewe, risimbura rya rindi ryanteye ubwoba. Hari ijwi rimara ubwoba, hari ijwi ritinyura, hari ijwi ritabara. Ijwi ryambajije ibibazo 3, rima igisubizo kimwe. Ijwi ryarampamagaye, sinari uzi yuko n'Imana izi amazina yacu, ariko izina rya Bizimungu mu ijuru bararizi. Izina ryawe mu ijuru bararizi. Vuga uti amen. Ijwi ryarampamagaye, rihamagara izina ryanjye ranga ngo Bizimungu, mfashe rya tabi. Nkagitumura itabi, ndarifata nsa n'umuntu upozinze, nsa n'umuntu pararayizinze. Noneho rirambaza ngo kuki uri hano? Ndarisubiza nanjye simbizi. Rirambaza ngo ese ni wakoze icyaha? Ndarisubiza ntoya. Rirambaza ubwa 3 ngo ese abagikoze ntibahari? Ndavuga ntibagomba kuba bahari, kuko kiriya cyaha ntabwo cyikoze. None rirambwira ngo ntabwo uri hano kubera icyaha bakuzaniye, uri hano kubera jyewe ndi Imana. Ariko nawe ryavuganye nanjye mu Kinyarwanda, ryavuganye nanjye mu Kigande. Burya Imana ivugana natwe mu rurimi tuzi, nta Kinyarwanda narinzi. Mbabwiye ko twavukiye Masaka ni Central Uganda, ni Mbagande. Twize mashuri yabo, twavomye ku nzuzi zabo, twasenye mu bihuru byabo inkwi, twaganiriye Ikigande. Ikinyarwanda gitwe twari dufite twakivugiraga mu rugo, ko ababyeyi bacu bari batubuje kuvuga Ikigande tugeze mu rugo. Aho n'Imana yanyakiriye inyongera ikindi Kinyarwanda ndimo kubabwirizamo uyu munsi. Ni ibitangaza bikomeye cyane. Yesu nashimwe cyane. Ndababwiza ukuri yuko iby'itabi nanjye byagarukiyeho. Ijwi ryamaze kuvugana nanjye, numva nta mbaraga nkifite tuzongera gutumura irindi tabi ukundi. Mfata itabi ndisubiza nyiraryo, boss bamitaga Bosco. Ndamubaza ni Bosco, hano hari umuntu w'umurokore? Muri bano bafungwa buzuye ahangaha, twari mu wodi nini cyane. Arambwira ati maze muri iriya nguni hari umugabo w'umurokore. Kubera ubwo barari mfite ntabwo nagiye kumureba, ariko namubonye bukeye. Iryo ni ryo joro nahuye na Kristo. Iryo ni ryo joro amateka yanjye yahindutse. Iryo ni ryo joro ibyiringiro byanjye byatangiye. Je ubuzima bwanjye bwose
ibibazo nabagangira byose natakambiraga mama wapfuye. Mama yapfuye muri 85, ariko najyaga ikibazo, yapfuye yari inshuti yanjye. Iyo najyaga ikibazo najyaga ahantu nkarira, ariko ndira mpamagara mama, nasinzira nkarota mpamagara. Nibwo buzima narimo. Ariko umunsi nahuye na Kristo namenye umuntu ntabaza. Reka mbabwire ijambo Imana yambwiye. Nyuma y'iminsi mike maze kwemera ko nkijijwe, numvise ko nkijijwe birangiye, buracya menya yuko n'abafungwa imbohe bagenzi banjye bafite itorero babahaye icyumba cyo gusengeramwo ari abafungwa. Ndagenda fatanya nabo, mbana nabo, ntangira kwiga uko babyigisha, ndabimenya. Ariko hagati y'igihe gito cyane Imana yampaye ijambo muri Bibiliya ntarinzi ko ntabwo narizi no kuyisoma. Umuntu wa mbere wamaye Bibiliya yari umufungwa mugenzi wanjye. Nuwamaye Bibiliya ariko ntabwo narizi ikintu cyitwa Bibiliya, ariko ijambo Imana yampaye ryo ngira ngo mbasomere. Imana yampaye Yeremiya 29 umurongo wa 11. Nari natanze iryo jambo, baramutse bariduhaye twarisoma. 29:11 ngo reganze ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Ngaho nyongera undi murongo, kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanjye nzabumvira. Muzanshaka mbone, nimunshakana umutima wanyu wose. Nzabonwa namwe, niko Uwiteka avuga, kandi nzagarura abanyu bajyanywe ari imbohe. Nzabakoranya mbakuye mu mahanga yose n'ahantu hose aho nari narabatatanyirije, niko Uwiteka avuga, kandi nzabagarura aho nabakuje. Aho nabagize nte? Aho nabagize nte? Saho nabakuye, ariko aho nabakuje. Aho nabakuje mukajyanwa muri imbohe. Aho nabakuje. Niwo munsi namenye yuko abapolisi bamfashe ari Imana yabatumye. Niwo munsi namenye yuko Imana ifite abaye ishobora gutuma kujya gukora ibyo igishaka mu bantu ishaka. Imana yagukunze ntawe itagushira kandi ntawe itagukura. Akira iryo jambo mu izina rya Yesu. Ndibasubiriremo, iyo Imana yagukunze ndetse ikanagushaka ntawe itagushira kandi ntawe itagukura. Amen, amen. Yajyanye Yusufu muri Egiputa kugira ngo hamukure. Yesu ashimwe cyane. Yajyanye Yakobo kwa Labani kugira ngo nimugarure undi muntu. Imana yanjyanye muri prison. Mama ari iminsi itari myinshi, namaze icyumweru kimaze gukizwa. Ubwo urumva n'umva ko nakijwe byarangiye, ariko nagize amahirwe kuva muri uko kwezi kwa 10 kugera mu kwezi kwa 12 itariki 27 nibwo umupasteri w'imfungwa mugenzi wacu ari wari umupasteri wacu, we wari urimo no gusavinga icyaha cye, yari arimo bari baramukatiye imyaka 15, nibwo yigishije inyigisho ivuga ngo sinzi ukuntu garagi muyita mute. Muzi amazu yubakwa bakubakaho naho imodoka irara. Aha, twe wacu mu Kigande no mu Cyongereza bayita garage. None yigishije avuga ngo kurara mu garage ntibiguhindura imodoka. Ubwo yatwigisha ku ijambo avuga ngo kuba uri mu rusengero utaratura agakiza ntabwo bituma ukijijwe. Umuntu uranga uzi yuko uri mu rusengero utaratura ugomba kwata. Niyo wamaze imyaka 50 hano muri restoration ariko utaratura agakiza ntabwo urakizwa. Yesu ashimwe cyane. Ubwo itariki 27 z'ukwezi kwa 12 92 nibwo pastor yamaze kwigisha arabanga abashaka kwatura ni bande.
ndaza ndatura, nibwo natuye agakiza. Nge nari nzi yuko ryajwi ryanyatuje byarangiye, ariko menya yuko ngomba nifuza Pastor Lydia kuza kunyatuza, nemera kugira ngo anyatuze ndatura, nyuma nza kubatizwa birarangira. Ndabagira n'ubuhamya bukomeye cyane. Nyuma Imana ikorana n'amasezerano, Imana irimwiza kunyereka wa muryango ninjiriyemwo, ndetse ijwi ryambwiriyemwo ngo ntabwo uzongera kubona isukundi. Imana yongera kuri nyereka wa muryango, imbwira ngo uriya muryango urawureba, ngo urasa na kakanwa k'ifi kamize Yona. Iminsi 3 nirangira nzagukura ahantu. Iminsi 3 rero ku Mana siko abantu bayibara. Namaze kubyumva ngiye mu rusengero bakiriye abafite ubuhamya, ndahaguruka ndavuga nti je mfite ubuhamya, ndabasezeraho kubera yuko Imana yafunguye. Yesu nashimwe cyane. Ndagenda nasubiye imbere y'umucamanza, nta nubwo yigeze bavuga n'izina ryanjye, bansubiza muri prison. Yesu ashimwe. Imana ni Imana. Iminsi 3 yabaye imyaka 3. Yabaye imyaka 3 ntaburana, ntajya mu rukiko. Imyaka 3 uko amasezerano Imana yavuze, mu kwezi kwa 10 nk'ukwezi ninjiriyemo ku itariki ya 10 nibwo bansomeye urubanza, barambwira ngo leta yarebye nabi, polisi yarebye nabi, uyibabarire gusabye imbabazi, nta cyaha ufite. Nta cyaha ufite, none rwose ubu ngubu n'uburenganzira bwawe kugira ngo usubire mu butaka bwa Uganda ubu umuturage usanzwe. Namanitse ukuboko, umucamanza amaze kumfungura ambwiye ngo noneho nanjye nta rubanza ngo ufiteho, isohokere ugende. Manika ukuboko, numva mfite umujinya mwinshi wo kurega leta. Manika ukuboko numva yuko ngomba kuyiregera aho ngaho imbere y'umucamanza, atarahava mbwira umucamanza ngiye kurega leta, ndayiregera imbere yawe. Manitse ukuboko, umucamanza arakubona, ariko nkikumanika nkuzamura, ryajwi rirongera riraza rirambaza, ugiye kurega nde? Ko ari igihe wabwiye ko nkuzanye hariya ahantu, ubu ugiye kurega jyewe? Manura ukuboko, ariko nkumanura maze kuganzwa, ariko nkumanura nsanga umucamanza yambonye arambaza ngo niki? Nzamura ukwa kabiri ndamuga ngo haleluya. Amen, 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 amen. Yesu nashimwe cyane. Amen. Abagande bajya baca umugani bavuga ngo mukaluka rutajya busera, bwe bumocyaga amantu badde bunjokeza. ngo umukaluka rutajya baravuga ngo narimiye, narigiye gushya, narimiye. ngo umuntu ngo mukaluka rubya ni iki mu Kinyarwanda? Umuntu ushaka kwihindura nkaho nta kibazo cyabaye. Umuntu wiyumanganya. Ego. Umuntu wiyumanganya ngo ntabwo igikoma kijya kimutwika mu kanwa. Ngo niyo kimutwitse baravuga ngo ngo cyari kintwitse. Ariko umwuka wera yamaye cyo gusubiza umucamanza. Ntera rero imbere y'umucamanza, nari nafunguwe byarangiye, ntagiye kongera kumfunga, ndasohoka. Niko ubuzima bwanjye bwatangiye, nsohokana na Yesu mu gihome, ntago byamombanye. Haleluya. Ntabwo byamombanye. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo byamombanye, nahuye na Yesu. Ariko ibyo ntibahagije. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Je umva jewe izina nise Ruzira Upper Prison, na yise University of Understanding. Ni ishuri ryo kumenya. Imana yarahanjyanye iranyigisha, nyigisha gusenga, nyigisha kwiriza, ntawe nabibonye wacu.
nta muntu ubinyigishije, ntangira kwiyiriza niyiriza amasaha 7. Bwa mbere amasaha 7 ndavuga Mana nje imbere yawe amasaha 7 yonyine, ntabwo ndi mu gikoma cy'abafungwa mu gitondo, ariko rasiyo ya saa 7 ndayirya. Buriya rero Imana yacu ni imbyeyi, ni umubyeyi w'ubuntu. Ukuri umwana, uburi umwana imbere yayo, icyo wiyemeje iracyakira kandi kagiye umugisha. Haleluya. Masaha 7 yararangiye, ndagenda ndya umutsima kandi Imana iranyumvira. Ariko amasaha 7 pastor yavuye mu iminsi 7 ya dry. Ngiriwe amahirwe kuba ndi mu rusengero ruzi gusenga. Jewe Apotre Laza bwa mbere turi mu Grand Imperial, iminsi 2 yabanje yayigishaga ndira, numva naraguye, numva y'Imana narihemukiye cyane. Je mwaje kumbyutsa, je mwaje kumbyutsa, mwaje kunkangura, mwatugiriye neza, mwaradufashije cyane. Ndashima Imana ko nahuye na Kristo, ndagira ngo nagize mbwira umuntu wese urahanga Yesu mwahura. Kandi iyo mwahuye birahinduka, iyo mwahuye amateka arahinduka, iyo mwahuye ibya sinize birahinduka, bihinduka ibya narize. Iyo mwahuye iby'ubukene birahinduka, iyo mwahuye ubutindi burahava, iyo mwahuye oh haleluya murahura ibyiringiro bikagaruka. Oh ibyiringiro bikagaruka. Twebwe jewe na Mugisha ni murumuna wanjye biological, ntabwo family yacu twajya turongora, ntabwo abakobwa bacu bajya barongorwa, twarafashwe, twaraboshwe, turi imbata za Satani. Iyo mwahuye ibyiringiro biraza. Yesu ashimwe cyane. Icyanyuma Imana iravuga, umukozi w'Imana Rumumba yaje kudusura rimwe aratubwira ngo Imana iravuga, ngo abantu bavuga ku manywa bwakwira bakaryama, Imana ikavuga. Reka mabwire inshuti zanjye, Imana iravuga kandi iracyavuga. Narayumvise, numvise ijwi ryayo umunsi naryumvise nibwo amateka yanjye y'ubuzima bwanjye yahindutse. Imana iravuga. Yesu ashimwe cyane. Yaravuze inyambura wa mwambaro, yaravuze inyambura ya minyururu, yaravuze inkuraho inyambura cya gisuzuguriro, yaravuze impindura umuntu ntari umuntu, yaravuze iravugana nawe, izi kuvuga, abayitegereza bazayumva ivuga, niba uyishaka izavugana nawe. Iravuga n'uyu munsi, iracyavuga n'uyu munsi. Haleluya. Reka ngusengere isengesho. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, twasezeranye amasezerano njyewe nawe. Wa munsi wavuganye nanjye mu ijwi rirenga, ndavuga ntabwo nzigera nkorwa n'isoni kubwira abantu aho wankuye, aho twahuriye. Encounter yanjye nawe nzayivuga, nongere nyivuge, kuko uri Imana ivuga. Uravuga bigahinduka, ijwi ryawe rirahambaye. Iyo wavuze ntabwo usa n'abantu, uvuga nk'Imana. Iyo wabikoze biratangaza. Uri Imana ikomeye, ntabwo uri umuntu ngo ubeshye, ntabwo uri umwana w'umuntu ngo wicuze. Iyo wavuze urabikora, iyo wabigambiriye urabisohoza. Uri Imana isohoza imigambi yawe. Narakubonye n'ubu ndacyakubona, na kano kanya ndakubonye. Hari n'umuntu nkweretse hano Mwami, uvugane nawe mu izina rya Yesu. Uvugane n'uwo murwayi umubwire ndi Imana ikiza, humura ndi kumwe nawe. Rya jwi ryambwiye ngo birarangiye, iryawe ryarambwiye ngo biratangiye. Oh ushimwe Mwami, ushimwe gitare cy'amahanga, ushimwe uwera w'Isiraheli, ushimwe Mana y'agakiza. Tugushimiye, tuguhimbaza, tugushimiye, tuguha icyubahiro.
tugushimiye tugushyira hejuru, tugushimiye tuvuga ngo uri Imana ikiza, tugushimiye tuvuga ngo uri Imana ikora, tugushimiye tuvuga ngo uri Imana y'ibyiringiro, iyo wavuze urabikora. Ushimwe uhimbazwe uhabwe icyubahiro. Wowe utwibwiraho neza, utwibwiraho neza mu gitabo cyo Kuva ibice 3 umurongo wa 14 wabwiye Mose umugaragu wawe, uramubwira uti amaze kukubaza muri 13 ngo ese ubu njya kubabwira mbabwire ko ari wowe nde. Ubwira Mose uramubwira ngo genda ubabwire ngo ndi uwo ndi we. Shize amavi yanjye hasi gushima. Wabwiye Mose ngo ujye kubwira Isiraheli ngo ndi uwo ndi we. Yemwe bantu ba restoration, yemwe bantu ba restoration, Imana yambwiye ngo babwire ngo ndi uwo ndi we, ndi uwo ndi we. Ni Imana yitwa ndiho, ni Imana yitwa ndiho. Iyo yavuze irakora, iyo yagambiriye irasohoza. Ndi uwo ndi we, Imana ndi uwo ndi we. Narindi zina ryawe witwa ndiho, ndiho. Hari n'undi muntu ubwira kano kanya hano hantu uturebera kuri online, urimo kumva hari hose, aho ari hose, uri ku gitanda cyaryamye, uri mu buriri byamushobeye, uri mu bitaro byamurembanye, uramubwira ngo nitwa ndiho. Ndiho arahari, ndiho ari hano, ndiho ari kumwe n'umupfakazi uri hano, ndiho ari kumwe n'imfubyi uri hano, ndiho ari kumwe n'uwarembye uri hano, ndiho ari kumwe n'ubabaye uri hano, ndiho ari kumwe n'uwajyashoye uri hano. Yitwa ndiho, uri ndiho, uri ndiho, uri ndiho, uri ndiho, uri ndiho, uri ndiho. Ndiho we, gira uwugenderera ndiho, gira uwubwira, hagira uwumvira ijwi atari irya bizimungu ariko ari iryawe, rimubwire ngo ihangane, komera. Ndiho, ndiho ndi kumwe nawe, ndiho ndi kumwe nawe, ndiho ndi imbaraga zawe. Yewe amurwayi we, ndiho arakugendereye, ndiho arakugendereye. Yewe basezereye mu bitaro, indwara yawe yabananiye, ndiho arahari. Ndiho naramubonye mu nzu y'imbohe, ndiho yabaye nanjye mu nzu y'imbohe. Yandinze indwara, yandinze akaraba, yandinze gupfa, yandinze. Ndiho yabanye nanjye, ndiho. Uri ndiho, uri ndiho, uri ndiho, uri ndiho. Ndiho afungura iminyururu, ibihome birafungura kubera ndiho. Ndiho afungura ibihome byo mu mwuka, ndiho afungura ibihome byo mu mubiri, ndiho arafungura, ndiho arabohora. Yitwa ndiho, yitwa ndiho, yitwa ndiho. Ayo magufa yawe ndiho nayajyamwo, arabaho, arabaho. Izo mpyiko zawe ndiho nazigeramwo, ziraba nzima. Uwo mutima we ndiho nawicaramwo, uraba muzima. Ndiho aragutabaye, ndiho yarantabaye, nawe aragutabaye, nawe aragutabara. Mwami, gira umuntu utabara hano, gira utabara. Niki cyatubuza gushimira imirimo yawe? Niki cyatubuza
guhimbaza Imana imirimo ye yemeye gutanga umwana we. Yeah. Oh. Oh, ubwo atagipfuye nanjye singipfuye, mfite ibyiringiro muri wowe mwami. Oh, Yesu niwe soko, niwe soko. Oh, Yesu niwe soko nziza y'ubugingo. Niwe mahoro, niwe mahoro, niwe mahoro. Oh, niwe mahoro y'abaremerewe. Tuzamuye amaboko yawe tugushima mwami, turaguhimbaje tuguhaye icyubahiro kuko uri Imana. Mana yanjye, dore isezerano nasezeranye nawe n'uyu munsi imbere y'ubwoko bwawe ndarisohoje. Muvuga ibigwi, mvuga ngo uri Imana, kandi nzahora mbivuga. Ntabwo nzigera nkorwa n'isoni kuvuga ku neza yawe. Akira icyubahiro n'ikuzo n'ishimwe. Amen. Yesu abaho umugisha. Icyakora niba hari umuntu wumva yakora uko nabikoze, ukakira agakiza utaratura Yesu ku mwami w'ubugingo bwawe, nagira ngo Pastor Lydia anyemerere nkwakire mufashe kwatura agakiza. Niba uhari utaratura Yesu, utarabikora official, ndagira ngo utambuke uzi imbere, hanyuma ngufashe kugira ngo nawe umwature nkuko namwatuye. Nahuye nawe, aho wenda uyu munsi ni umunsi wo kugira nawe uhure nawe. Amen. Hari uhari ngo utambuke. Mwese mwaratuye. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, ibahe umugisha. Murakoze. Pastor Lydia, Yesu aguhe umugisha cyane, na papa wacu Imana imuhe umugisha cyane. Amen. Hari uhari? Oh, hallelujah, hallelujah. Harubonetse, 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 harubonetse. Hari n'undi ubonetse, mukomere amashyi. Amen, amen, amen. Barabonetse, ntabwo babura, barabonetse. Hallelujah, hallelujah. Nundi naze, nundi naze. Ibi ntabwo bikoze isoni, ibi ntabwo bikoze isoni. Amen. Nundi naze, nundi naze, nundi naze. Hallelujah, hallelujah. Nababwiye ngo kugira ngo urare mu garagi ntabwo biguhindura, ntabwo bikugira imodoka. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Mukomeze babatuze. Amen, amen. Mumara kubatuza ubwo nanjye ndabafasha. Hallelujah. Yesu ni umwami, Yesu ni umwami, Yesu ni umwami. Ngaho nimuzamure ibiganza byanyu. Yego. Amen, amen. Barimo kubatuza, barimo kubatuza. Oh, hallelujah, hallelujah. Ariko mwakomye amashyi mugashimira Imana. Amen, amen. Yesu ni umwami, Yesu agira neza. Amen, amen. Murakoze mwami, murakoze mwami.
urakoze Yesu. Uyu munsi ni umunsi w'amateka. Uyu munsi hari abakwakiriye kuba umucunguzi w'ubugingo bwabo. Ubaha umugisha ubagiriye neza, ineza wangiriye uyibagiriye, ubutabazi wabatabaye ubatabare. Reka ndiho ube ndiho wabo, reka nduwo ndiwe ube nduwo ndiwe wabo, reka ndiho ube ndiho wabo, mu izina rya Yesu. Ubagiriye neza, ubabohore kuri za ngoyi zababataga na bwa bubata bwose bw'ababase. Mu izina rya Yesu, imbaraga zawe zigaragare ku bugingo bwawe. Mana yanjye, uyu munsi uwo munsi wo guhindura amateka yabo, uwo munsi wo guhindura amateka yabo, mu izina rya Yesu. Ubahindurire amateka Mwami, ubahindurire amateka Mwami, ubahindurire amateka Mwami. Thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you. Amateraniro yacu arashoje. Imana ibaha umugisha. Reka umudiyakoni bwakira abashyitsi yegera imbere bamubone. Abashyitsi baje hano ari ubwa mbere, mwakwegera uyu mubyeyi uri hano akababwira gahunda z'itorero. Nimura mwadusuye muzataha nta kibazo, ariko uramutse uri umuntu wadusuye ushaka kugumana natwe wamwegera akakubwira gahunda z'itorero. Murakoze. Mushumba yadusengeye, ndumva ntacyo kurenza kuri ibyo. Yesu abamugisha.